bidakwiye umwana w'umunyarwandakazi. ubwo nanjye ndi umuntu w'umugore sibyo umuntu w'umugabo akirirwa mu buslay queen sibyo kandi agakwiye gukura amaboko mu mufuka agakora. ariko ubuslay yuzuye abantu bwakijije ku isi. nyine nicyo ngubwira ahubwo ikibazo tugira twebwe ati guhera kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 kwakira 2025 birabujijwe rwose ku bayobozi bose ba politike kwambara imyenda ya gisirikare, gutwara intwaro cyangwa ibindi bikoresho bya gisirikare. Iri tegeko ryasohotse riturutse ku buyobozi bukuru bwa gisirikare bwa ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. yego M23. uwari we wese uzafatwa anyuranyije n'iri tegeko azahanwa bikomeye. Turutse he ko mbona ubuse navuga ari nko kwihaniza se abo muri 23 kandi mu minsi yashize nabonye n'ubundi bambaye iyi myambaro. Mbezamare ku yindi ntera. Oya nubizamaye ku yindi ntera uduhe makuru. Oya ndabizamura ku yindi ntera. Ni by'abasirikare ni iki? Se mazi yabaye colonel. Buriya kandi attention. Hari n'igihe yigeze kuvugwa bamwe mu basivile bo muri M23 bamwe bigira bihana amapeti. Yego. Amakoloneli buri kimwe cyose sinakubwira. No nkavuga ngo indi ndashaka kubishyiraho ni yihe. Dore aho nicaye. Niba hari abantu bo muri M23 ndani AFC bigeze bakora introspection bakireba mu ndorerwamo bakinegura iki kintu. Marshal mite mpinduka wenda kaporari. Washibuka kuba mao washimuka kuri bande bakarere Max n'abandi bose. Nta rebellion nta revolution ibura handi shibuka. Ndavuga abarore modozo bayo. Role modeling rero muri politiki irakora. Jewe ikintu mise ntekereza. Nta game of 23 FC yineguye iki kintu. Ifite umuntu wayihamagaye. Ese mwana ko mutangiye kwizuza amapisto mu gatuza mu nama z'abaturage. Umuntu ari mu mugana mu cyo bita sarongo piste renda kugwa. Urumva? Ntabwo umuturage ashobora kwizera yuko afite umutekano. Abona nawe ujya muri mitingi witwaje imbunda kandi ufite abarinzi bakurinze. Gatuza kugira gute ugasanga umuntu yanegirije bambara amazahabu mu ntambara seriously zabirabujwe mu ntambara. Kuko ubonye ingabo z'u Rwanda zihindura amapeti ngo zijye ziyambara mu gatuza ibisobanuro batanze. Numvaga mu bisobanuro duhabwa nk'abanyamakuru havugwa ko mu gihe cy'intambara nyine yaregeye amapeti ari inyenyeri arabagirana ari ahantu ku ntugu bishobora guteza ikibazo. Yego. Ni mpamvu ajya mu gatuza ntajye ku ntugu. Urumva ikintu kiri mu gatuza kiba kihisha. Yewe simbizi ubwo udashimye uburinzi ufite wayambara sibyo? Abakomandazi bo ni n'uburenganzira bwabo ariko wowe civilian ngo no kuri umukada waje kwisanga rya rutwaye imbunda mu gatuza. Iyo piston y'iki mu gatuza. Rero ryo Benjamin Mbonema itangazo yanditse. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Bakunzi bacu turabasuje amerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi no kuri turabakunda cyane ndetse namwe muduha ibitekerezo bigiye bitandukanye turabakunda cyane pe. Marshali no muntu wacu no muntu wanyu nzi neza ko benshi mu mukunda n'ibitekerezo bye mu bikunda rwose mukomereze aho ngaho murabona abagabo cyane Marsha ngo ayikaze nanone umusa nanjye ngo hayikaze kandi mani ikaze abagore bose bakurikira kiro kiganiro kubera ko wowe uvuze ngo nabantu abagabo nanjye murabona abagore cyane. Oya ushaka umuntu w'umugore ukaba ariko n'umugabo mvuga si donc hari igihe umuntu akora ibikorwa ugahita ubwo umuntu atishara umuntu w'umugabo kabisa subize ari we kubera iki sibyo ubyutura umuntu w'umugore kabisa nk'umugabo nyine agakora ikintu ndashyikirwa atura umuntu w'umugore kabisa. Ubivuga mu Kinyarwanda utazaca nk'amabere wa mugabo. Jewe rero ntabwo genda mu feministe reka nyine feminist ni byiza ariko nanone nesiko tuvuga ibivugwa shaho mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda byara naho byaje guhera nyine abantu bakandamiza abagore
maze n'igitendo gikozwe n'umuntu w'umugore ngo ni umuntu w'umugabo waye ibyo se biracyabaho gukandamiza umugore kandi ubakandamirijemo abo bantu banareba ibigano byanjye b'abagore cyose abakobwa ni abantu b'abagabo babikora ibyo ngibyo bajyaga bavuga ngo Yezu ngo yagaburiye abantu ngo amafi ngo atabariyemo ngo n'abagore ngo n'abana none se bo ntabwo bari abantu nuko rero iyo avuga ati yagaburiye abantu 5 abagabo bari abagore bari n'abana bangana gutyo bagakora bakabihuriza hamwe urumva yego urugamba rw'uburinganire urukomeza ku tuntu twose yego haba akantu gato haba akantu kanini kandi ariko ntihanabuze n'imigani ivuga ko umugore ari umutima w'urugo ubwo n'abagabo bakwiye kuvuga ati se twebwe turi impyiko z'urugo cyangwa se turi intuzi inzagashya zarwo so nta ntambara irimo muri byose nyine ushaka kunsharenjinga I know you none se ubura umuntu w'umugabo urimo kumbaza ndi umuntu w'umugabo cyane kuko naritinyutse kandi hari udashobora kuba yakora nk'ibyo nkora kandi akirirwa mu bikorwa bibi bidakwiye umwana w'umunyarwandakazi ubwo nanjye ndi umuntu w'umugore sibyo ndi umuntu w'umugabo akirirwa mu buslay queen sibyo kandi yagakwiye gukura amaboko mu mufuka agakora ariko ubuslay yuzuye abantu bwakijije ku isi nyine nicyo ngubwira ahubwo ikibazo tugira twebwe dufata ubustare tukabwita bitari byo ugafata umuntu nka Marishal ngo ni umusitari umusitari n'ubuslay queen oya cyishutse kuvuga tukita n'abaslay queen batari bo ariko muri slay queen bikamuhira abagomba kuba akwiye kubyubahirwa ubwo wasanga urimo batekereza ku batari bo buturara bajya no mu mabara akomeye adafite n'igihumbi uri slay queen yahe none ukagira uburanga bwiza ukabwitira ngo uri slay queen reka nta musitari nta slay queen utege pikipiki mu gihe kitari mu bushake bwe ari mu bushake bw'itsoke ariko se niba ukigenda gutyo usangira ivumbi na Marishal uracyari kure cyane yego akenshi nyine ariko niko Afurika imeze usasanga hari umuntu bitaga Mayikoro wo mu Rwanda yego inshuti na KNCC nibuka neza Jackson wo mu Rwanda irindi zina ryagiye ukuntu bamwita ni byiza ariko ntabwo uri we mu byukuri yego kuko abo ari pop star undi ari iki n'iki n'ikindi ariko si cyo twashaka kujyamo akenshi kubona bibonye pe ubwo ariko n'imyumvire yanjye sinzi n'amande ko bibona abantu baba star bakajya mu bintu bya philanthropy byo gufasha abantu kugira gute ntabwo tugira abantu bafasha abantu cyane batabivuga yego ariko umustar usanga afasha abantu hagize afite ibigo by'amavuriro ahantu afite ibitaro ahantu bikomeye yaba bitera inkunga byaba ari byo bwite bari abarunarido barabigira ibyo byose yego ariko biragoye cyane kugira ngo ubone abantu mu Rwanda bajya mu bintu byo gufasha abatishoboye ntabwo nzi impamvu reka ngutere story uzi ko naje kubona operation imwe ijya ibera mu Bufaransa ubwo n'ahandi burayirikira haba ndabizi yego nukuri kose yo gukusanya imyenda itambarwa mu ngo z'abantu ikongera igatunganywa igaterwa ipasi igahabwa abatayifite ibi byo bintu bizanye mu Rwanda sinzi ko na leta yakwemerera yego bakwamagana ariko ibintu France ikora UK ikabikora Amerika ikabikora twisanga tutabikora gute niho nazaniragamo na bya bindi byo kudafasha yego ukagira ngo hari birabujijwe Sandri ubaza abantu bafite imyenda mu magariderobe badakoresha yego ikiri mizima ugahita ubihuza n'abatayigira umuntu gerigeze gusura umuntu umwe muri abo witabana amasirey hariya ngira ngo Ikicukiro ndagenda twari twamusuye twaga muri groupe ya WhatsApp twara abantu b'abasore n'abakobwa benshi akagira umuco wo gutembereza abantu inzu yagiraga hasi no hejuru sinzi uwo muco niba ukiriho hari abantu ari famille ngusura zikabanza zikagutembereza inzu yose yego ibyo ariko si benshi bagira umuco ariko bagira uwo muco wagiraga ahita gutembereza inzu ye rimwe na rimwe amaze bisobanura akabikubwira no ku kintu cyantangaje Sandri uzi ko nabonye umuntu ufite icyumba yahari inkweto gusa none etageri yazo ntabwo ziri hasi inkuta enye ndamubaza se muvana nanjye kumuvuga izina ubu ngubu izi nkweto waguha ikizami cyo kuzambara mu mwaka wazishobora yansubije neza nk'umuntu w'umusirimu kazi bashanga izi nkweto rero ngo se kuvuga izi ngizi abagenzi banjye bazagatwara ariko ni umugore ni umukobwa c'est normal ngo he n'abazana ibikapu ngo bagatwara Marishal reka nkubwize ukuri nawe ubwo ni uko ngewe nigize kugira umugore w'inkweto mvuga akagakuru nigize umukozi donc navuga ko atambereye mwiza kuko yanyibye imiguru 5 y'inkweto
nyine yibye nyinshi cyane, yibye imiguru ijya nko muri 30 y'inkweto zose nyine zose hamwe. nasigaranye ubwo izo ne nambaye n'izindi nkweto cyo ko yasize umuguru umwe mwiza wanamenze cyane, naguze 40 mwiza pe, birancaga ndabati yazise oya navuze ati ubuna yabonaga atazi ibyari byabonaga ari ibintu bibi kandi nizo nziza. Byaransekeje ndavuga se nk'uyu nguyu n'abashuti bagiye bavuga ati se yabuze gutwara izi koko ubundi yatwaye izi, ntabwo yarasobanukiwe ari ibintu bigeze hangati none izi ngizi bazambara ute sha rwose nizo nkweto yasize ndavugana ariko sha mbona se imiguru y'inkweto abagabo n'abagore batunga b'i Kigali dore izo yasize nizo kandi izo nkweto zirakomeye maze kuzambara nka 3 nta nanu zizajya. Uzi impamvu izi yabonye imigozi ari myinshi ntiyamenya ukuntu bayambara, zimeze nk'iz'abantu babambye Yezu, sandara nk'iz'abantu bishe Yezu. Ni nziza ariko ufite amaguru mabi zakuraburiza. Izi nkweto zaramenze izi ngizi zambarwa n'abakobwa bafite amaguru meza bitese, ufite amaguru mabi zakuraburiza akoze bize nk'iz'abantu bishe Yezu. Niba muzizi muri zara muri filime urumva marsha abantu bavuga rero yatwaye imiguru 5 ntarakandagizamo ibirenge niyo yari 5 kore naguze 3 mishyashya nyine ntarambara na rimwe hashize icyumweru nziguze n'izindi ebyiri nambaye nka rimwe. Rero ku mudamu umukobwa bishyo birashoboka ngenda byemera, ariko se inkuta zose z'icyumba zari nyinshi ziteye ubwoba, nta mugabo wagira izo nkweto, nta mugabo wagira kare ayo yanywera pe yanywera mugabo. Ubwo rero icyo bivugiye urumva philanthropy cyangwa se n'ubufasha ntago biva kuri no kuri byinshi. Abantu batunze ibintu byinshi badakoresha sibyo, barishuwa pe barishuwa ko iyo myenda ntacyo bazayikoraho, avuga ati yabaye demode, barishuwa ko ariko duhere ku myambaro kuko bya textile mu nganda zikomeye ku isi, donc mu bintu byankenerwa, rero nyine usanga nabo bastare udahereye no kubikomeye amafaranga buri kimwe cyose n'ibyo kwambara ntiwabifasha abantu. Nibyo navuze ngo leta ntiyanabyemera, sinzi niba yanabyemera pe. Iyo abantu bagiye bikoresha festival bakavuga bati muri festival abantu bahaze kuzana imyenda twohereza muri Palestina, yego baze nese ibyo abanyaburayi baheza Palestina nk'imyambaro bone iva mu nganda, yego si ubwo buryo babikoresha. Simbizi rero ariko umusitari yagombye kuba ari umuntu nyine umusire nkuko twabivugaga bigaragarira mu bikorwa. Hari abo njya mbona hano babikora niba bashabe niba rindi, hari abo njya mbona babikora ariko ntago baraba benshi. Umuco rero wo kubikora ukwiye kuba kuko umusitari kuko hakagira umuntu abantu gurira amakayi, hari abagura mitiweli ndabyemera, hasa amafaranga dufite tudasangira. Akandi navuze turi bukurikizeho tunava kuri ibi ni ikintu twera bitaga Gemirage Coopération. Mu dufite amagemirage Coopération ibyo bita Renani Palatina n'u Rwanda. Yewe hari n'uwo nigeze kubivuga ramwe ngo abaho hantu nari mvuze komine navukiyemo nakuriyemo buriya nize mu primaire kuko netse nzi Kigali. Yari ifitanye umwana niyo bita Wese Lambert iba mu Bubiligi. Yaba muri Wese Lambert ndabasuhuje baba mu Bubiligi. Yari komine inakize kubera uwo mubano. Mpamvu nshatse gusimbukira kuri icyo niki. Reba nkubwire Sandrine. Aya mashuri Kigali akomeye. Nta komeye se y'abakire tuyaza amashuri akomeye. Yego. Ese ko twishimira ko ishuri runaka kera nubwo bitakiriho cyane ryarishimira rifite iyo Gemirage n'ikigo cyo mu Budage mu Buholandi no mu Bubiligi n'ahantu hakomeye. Tuye mu gihugu cyacu nta bigo bikomeye byafashe bidakomeye by'Inyamasheke cyane. Akuzi gufata abana b'Inyamasheke high school ukabahuza nabo muri Vision wenda y'Ikabuga, uzi ukuntu ibyo bintu burya ari abo mu gihugu iyo homogeneité ifasha abana cyane. Kandi za compassion ntuzizi ko burya compassion burya ubona irihira abana baba barafashe umwana wo muri Amerika bakamuhuza n'uwaha noneho za nkunga mohereza gakubirwa hamwe ukabura umwana uzi na frère cyangwa sister wawe uba muri Amerika muri ubwo buryo. Udufaranga umwana wa mwana sagura kuri frère de poche akagufashisha ukazakura ukaba umugabo ukiga kaminuza. Ese twe ino iwacu mu Rwanda muri Afrika mu yaga bigari nta bakire babamo, nta bigo bikize birimo byagira Gemirage n'ibyacu twifitiye. Uwo muco tukawugira ari uwacu kandi ukatwubakira ibihugu. Abantu bakagira computer labs bakajugunya bakagira ikiri kibagasagura intebe bakazitwikiriza bene amashitingi. Hari ikigo kitagira pipitre buri kimwe cyose kuki Gemirage Coopération itahera mu iwacu ku buryo niba Nyarugenge kize bigeze gushaka kubikora birapfuba. Niba Nyarugenge hari ukuntu ikizemo n'urugero ya parena ikaba parrain
urumva yego wenda wa Kirehe mu bijyanye n'ingingo uburezi patata buri kimwe cyose yego uko basoresha ko Nyarugenge ukuntu isoresha na experience ifite mu misoro wenda siyo Nyamagabe ifite yego ariko ntabwo dufite ikintu cyo kwigiranaho no gufatikanya nta busitare bwacu as long as ugira ubukire ukabwigumbiraho ukabwigundiraho bikaba kapitalisme ubwawe ntacyo bizatugezaho nk'ubu we cano yawe ukuntu ikomeye yagombye kuba ifasha promoting amacana agifungurwa sirakomeye urakomeye rega urakurikirwa cyane yihorere nanjye ntago ndazamuka kuri Gasaro News uri kumbwira ahubwo nanjye bamfashe bakufasha ariko urakomeye yihorere mwana urakomeye buriya gihe ngize amahirwe nkabona umwana utangije cano ya politike ndagenda nkamuha nk'ikiganiro cyangwa bibiri ngese utakimpaye wese wari ukizamuka sawa muri politike ntabyo wigeze umbwira sawa rero asanzwe akomeye agenda washe ngenda ari ngomeye muri showbiz ntago ari ngomeye muri politike nese urabiyobewe ntabyo namenye pe nawe challenge zimeshari yarabiskomba muri showbiz kuko nawe icyo gihe ari mu ba urabeshya ndahiye hano kuzuze ntabwo kugira ngo byumve neza nta kiganiro cyabanze muri showbiz warambwiye ati ahubwo kizansharinga none se uri muri showbiz none uje bibera ati cyo kora niba Imana yugere ndabona Imana yugere mu gisha nasanze ufite nanda kushyire ku mugisha Imana aguhaye ku wundi wewe ntubitsinze se ubwo oya Gasaro News ni cyashya ni cyashya nta Gasaro News ni cyashya ariko ntabwo twaza kubyivuga hano ndumwe mu baterankunga bayo mu buryo cyangwa ubundi kubera ko ntabwo nakwica gahunda ya Gasaro abantu birirwa bandambagiza bagira gute nkabwe nti narafashwe yego kanigende ariko siyasa ziragwira pe aha ariko weekend yagenze neza yawe no weekend yagenze neza tsenomvera ariko icyo nayibyajeho umusaruro nibutse naravuze ngo reka no weekend nduhuke byanyabyo pana kuruhuka ngo nukuzu ari iminsi Saturday Sunday ntiwaryamye ntiwakarabye ntiwakoze siporo ntiwagize gute nayibyaje umusaruro wo kutita kuruhuka mufite stamina zose ntugire ibinya gushyiramo na mikeya okay sawa twagiye nanjye weekend yagenze neza na ifite vibe nari meze neza nakubonye nambaye inkweto ndende ari wambaye neza pe no Sandrine yanakenyeye wumvaga warira oya nibisanzwe se jewe ugendana imikenyero ugira gutya oya ni muri dote gusa ariko reception nambaye kure wabonye ase iyo mukenyeye mumva ari byiza koko kuko umuntu nta kwambana imikenyero ugomba kuyitangira nubwita nawe urakoze kuvuza ko ari ubwitange yego nubwitange ntabwo inshuti yanjye yabifite ubukwe kubera ko bira byose uko tuba dusa n'ikintu wowe wabyikoreye rero iyo nshuti utayikunda ntabwo wabyikorera kuriya twasaga n'iki byose hari umuntu twigeze gukundana akanyumvisha ukuntu ngo ubukwe bwacu ngo baba bumeze ariko muri aho tufite tuhakoresha nkumva yashyizemo ngo amasandari ngo ibikwembe ibintu bimeze nk'ibikwembe aho yaseka nkubaze izi nzara zavuyemo wagira ngo zarashwe n'amasasu ya katusha ubu nanjye najya kwambara amanuza amasandari umuntu w'umugabo bambabarire pe n'uburenganzira bwa buri wese aho ukabona yambaye nk'umugore agiye kurongora agiye gukwa no kugira gute ntabyo nakwambara n'ibyo twapfuye nabyo banza birimo umugabo yambara ikoti akanigiriza akambara inkweto zifunze ariko abantu baragiye sandari ntabwo ari umwambaro hakoze unyambika sandari kubera iki ibintu ntasanzwe nambara ubinyambika kubera iki aha reka twikomereze rero ibyo byagenze neza kabisa ni nkuko ufashe piste ugashyira mu gutwe ngo tereve umuntu umugabo apfukama mu ngingo ebyiri ya mbere niyo mvuga gusa arasa aringa nka kuriya waringira ndege mu kiringiyo ahandi ho ntabwo mpavuga kuko abana bo munsi y'imyaka 18 bajya bareba bino biganiro sawa nene nambaye n'inkweto ndende undi sijye nzambara cyanyere ku kuntu wagendaga nakubonye wicaye sinwambonye wicaye ntabwo nakubonye mbonye ngenda ntambuka nambaye inkweto ndende di abantu babivuga ubwo se ugize ukuntu uresha ugize gusaba inkweto ndende wabyishe byose ntabwo nabyishe byose wabyishe byose ntabwo wemerewe kwambara ibintu birebire kubona ngo wambaye inkweto ndende natuguze kugira ngo nyine winjira muri kuri marsha ntunsebye ni video betse nzamura ibintu biragamo ntunsebye ntabwo ndetse nze ndebe ko utameze ntunsebye wambaye neza ariko inkweto wakisha gute se
wagomba kwambara inkweto ngufi oya akera ntago ari ngomba kwambara iyo uri muremure oya ugira ko kugira inama akora zambaye ndi kwifotoza da nawe wese uzikuramo nazitwaye nagiye nambaye n'ingufi nawe muri ba badamu bageze ari udukweto tugufi mu modoka hari undi ubu sinaziguze sinzongera ubu cyo kwanza nzambara mbangufasha wari umusaraba n'imikenyero kwa ruko ariko inkweto ndende umukenyero se umukenyero nasaga ntago wambonye narakubonye ibikomeye buriya ntabwo yagwa none se wari ufite ikintu bita umweko baraba bagukenyeje nyine umweko urawuzi imbere barimo nakora si wa wundi se bagira ibyo by'imbere nabyo nkubajije ariko muzateruye ku karere masha ndakwihanije karikire mu makuru masha nabonye rero urumva hari navuga ubuse nabyita gasopo simbizi ati guhera kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 kwakira 2025 birabujijwe rwose ku bayobozi bose ba politike kwambara imyenda ya gisirikare gutwara intwaro cyangwa ibindi bikoresho bya gisirikare. Iri tegeko ryasohotse riturutse ku buyobozi bukuru bwa gisirikare bwa ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. Yego M23 uwari we wese uzafatwa nyuranyije n'iri tegeko azahanwa bikomeye kandi ashyirwe mu mahugurwa cyangwa se training kugira ngo yongere kwigishwa imyitwarire n'amategeko agenga umuryango wacu. Nta n'umwe urebwa ni utarebwa n'iri tangazo. Wabyumva neza no ngayo nguko uyu ni umuyobozi mukuru ushinzwe ibiro akaba yitwa Benjamin cyangwa se Benjamin Engineer. Hashize icyumweru tubonye aba senior officials ba M23 b'abayobozi harimo uriya wungirije Bahati Gavana Bahati Wilimanzi na Bahati ugakunda kwambara ibintu bya gisirikare urumva nayo mapisto abo bose nantu babona amafoto harimo uriya wundi umwungirije izina rye yari ingora hanyuma Gavana abo n'abakadre politique Busu Bwangwi Patrick Shombo wo muri Sidiki vuwe wagira ngo ahora n'imbunda ku gatuza sibyo ariko ikintu nshashaka kuvuga hano abantu babyibajeho cyane ese abayobozi bagiye kujya mu ndaki kuko wabonaga abantu bameze nk'abavuye ku ikosi twabonye abiri ku bundi bari benshi bambaye kimwe impuzankano nshyashya buri kimwe cyose rero tukibaza se ino politique mu 23 ikuye abantu masuti ikabashyira mu military jia ni by'abasirikare niki se mazi yabaye colonel buri akana attention hari n'igihe yigeze kuvugwa bamwe mu basivile bo muri mu 23 bamwe bigira bihana amapeti yego amakoloneli buri kimwe cyose sinakubwira no nkavuga ngo indi nashaka kubishyiraho ni yihe doraho nicaye niba hari abantu bo muri mu 23 ndani AFC bigeze bakora introspection bakirira mu ndorerwamo bakinegura iki kintu Marshal mite mpinduka wenda kaporari bano bantu hafite imboni zishobora kuba zarababwiye ziti kandi zitari izabo kuko kukihugura kiriya kintu kuko babikoze bari fier urumva bari proud yabyo barabipanze bapangirwa buri piece bapangirwa buri mwenda mushyashya none se M23 yakoze ibyo ngibyo irangije ijya kubera ibyihana izi nyeshyamba zicungirwa hafi muri aka karere cyo kintu nashaka kubwira urumva yego Museveni buriya ngo yigeze kubwira zino nyeshyamba umunsi barasana muri 2013 ngo buri muntu byamubabaje cyane kugira ngo agarurire icyizere AFC M23 ngo biragoranye yego ngo yarababwiye urumva ati koko mutangiye mu Rwanda none mutangiye murasana cya kintu cyaramubabaje kuko iyo urebye revolution ya NRA ukareba revolution ya RPA urumva RPF ubona ko ziri muri rebellion cyangwa muri revolution nke muri Afrika zabayeho ntizacikamo ibice yego ngo zikore mu nda nicyo kintu ubona ko no mu revolution ya Uganda no mu Rwanda yego kuko iyo ugiye nko mu Burundi impamvu mbivuze wenda ntugire ngo ndigiye kure ariko usanga n'ubu nubwo wagenda ukaraba Burundi bigira akamenyero ko kugira CNDD-FDD bashwana hakaba yita izina
ngo Frodebo ngiragi rya kanaka ngo Iprona ngiragi rya kanaka ngo icyama ngo cyaka kikiri cya cyama style mu mazina sibyo buriya hari amasene de menshi arenze imwe ntabwo ari tiku ibintu bihari hakama Frodebo menshi arenze imwe hakama Iprona menshi arenze imwe ni example nasese gutanga ariko nubwo bose abamvuze atari aba revolutionnaire mu buryo bw'ishyamba n'inyeshyamba ntabwo higeze habaho umuntu numwe wigeze urota urumva gukora FPR inkotanyi namba 2 n'umunsi numwe n'ababizimu ngo bakugiye mu buyanja abandi bajya mu bikiri nta wigeze numwe ahirahira kuri icyo kintu NRM nayo nuko kuko nabapkiza besije bagenda bahozemo nta wavuze ngo twe ture NRM yakiza ubwo turi ku level ya mbere mu kumarana rero abantu mu kurasana icyo mbivugiye n'iki ngiki rero ujye ureba ugasanga imyitwarire y'izinyeshyamba ntabwo zashibutse zonyine buri revolution igira hishibuka washibuka kuri Mao Zedong washibuka kuri CCM washibuka kuba Mao washibuka kuri bande bakarere Max n'abandi bose nta rebellion nta revolution ibura handi shibuka ndavuga abarore modozo bayo role modeling rero muri politiki irakora jewe ikintu mise ntekereza nta game of Ventura FC yineguye iki kintu ifite umuntu yihamagaye ese mwana ko mutangiye kwizuza amapisto mu gatuza mu nama z'abaturage umuntu ari mu mugana mu cyo bita sarongo piste renda kugwa urumva ntabwo umuturage ashobora kwizera yuko afite umutekano abona nawe ujya muri mitingi witwaje imbunda kandi ufite abarinzi bakurinze ko ufite skorute nini cyane watwaye imbunda mu gatuza ngo bigende gute ubutumwa bwose uvuga buraba ari ubutumwa militaire kandi ntabwo arimo kubwira aba militaire umeze nk'abazarendo bandi n'ubundi nibo bigo bakorana n'intuze iki kintu rero cyarabaye la semaine dernière urumva kirahitinga kibiri ku gisobanuro ntabwo ntekereza ko izinyeshyamba arizo zabyibwiye ntiyabuze telefone yo mu Buhinde yabahamagaye ikabwiye ati murakabishe murimo kuzana ibintu bimeze nk'akaduruvayo ese pisto ntabwo yitwara mu ikote imbere ko byagenwe byaragenwe hari abantu bambara amapisto mu makoti no mu majaketi n'andi hose cyangwa se ku mikandara buse kwirirwa wambaye ariko rero nkubwire utugeze kuri po yo kuntera amabuye batera ari menshi abakongomani n'abazanirwa benda kumera kimwe bose ntumvugire AFC ntumvugire bari yabicisha bose ako kantu k'indangagaciro gikongomani bagahurizaho urumva kwiharaga kwitanaga kwigira gute ibintu nk'ibyo ngibyo kandi simbinenga urumva sinimo kubivuga nko binenga bibanza biri mu ndangagaciro na kamere z'abantu bamwe namwe bava mu gihugu cyangwa kiriya kwambarira mu gatuza kugira gute ugasanga umuntu yanigirije bambara amazahabu mu ntambara seriously zabira bujwe mu ntambara kuko ubonye ingabo z'u Rwanda zihindura amapeti ngo zijye ziyambara mu gatuza ibisobanuro batanze numvaga mu bisobanuro duhabwa nk'abanyamakuru havugwa ko mu gihe cy'intambara nyine yaregeye amapeti ariho inyenyeri arabagirana ari ahantu ku ntugu bishobora guteza ikibazo ni mpamvu ajya mu gatuza ntajye ku ntugu urumva ikintu kiri mu gatuza kiba kihisha ariko kiri ku ntugu iyo umuntu afashe jimeri gutya akajya areba ku musozi hakurya ashobora kurabukwa n'ayo mapeti bakanamenya n'ipeti wambaye bigakomeza urugamba bitemu gihe bitari ngombwa kuko burya umuntu murwana amaze kumenya ngo kare gasozi kariho koroneri intambara bayikuba gatatu ariko atabimenye bimuca intege ko n'abazo barwana ngafite iriya peti cyangwa ririya icyo ni kimwe burya kumwera itabi ku rugamba ntibyemewe kuko indege zirabarasa zihereye kuri ibyo cyangwa se gucana ibishyito indege zaza zirondereye ibyo bishyito zikabashwanya gusa cyangwa se umuntu ubaneka akabareba nyine imigendere yanyu areba utucirira turimo tugira gute twidegembya ku banyamakuru gutara amakuru umuntu ambara wambaye imyenda y'umweru ntabwo byemewe kuko waraswa nyine mu bandi ugomba kwambara ibintu byihishe biri camouflage ndetse bafite turabagirana bakavuga ngo dukure mu dushyire mu mufuka noneho tugaruke rero kuri abantu bambara imbunda abantu bambara imbunda rero ibyo navugaga yewe simbizi udashimye uburinzi ufite wayambara sibyo abakomandazi bo ni n'uburenganzira bwabo ariko wowe civilian ngo no kuri umukada waje kwisanga rya rutwaye imbunda mu gatuza niba mufite siyasa of course ni politique urumva wakwishimiye abarinzi bawe ko buri mugavana afite chief escort kari ubushinzwe iyo pisto ni iki mu gatuza rero ryo Benjamin Mbonimpa itangazo yanditse yaryanditse ni itangazo risobanutse kudos kuri Benjamin Mbonimpa ariko sibo babyibwirije niba babibwiriza gukora amanyanga se bakwibwiriza no kuyakosora zino nyeshyamba utacungiye hafi wazabona rero harimo bitwara nka mubutu urumva abandi bakitwara nk'abo kwa FARDC sibyo
abandi bakitwara gute no kubacungira hafi simbizi ariko icyo nahakanye ni ukwibwira ko babyibwirije nta yindi si yababwiye ati noneho ndabona mutoroshye. Ikindi nakubwira n'ikindi kije mu mutwe wanjye burya izi nyeshyamba zizavamo regime zizavamo un certain regime zizavamo ubutegetsi to utara urumva ariko iyo mvuze ngo to utari kuko nta muntu uzasibanganya mu Ventura FC ngo arayihushye nkabuje never izi nyeshyamba zizavamo ubutegetsi. Icyo ntashobora gusubiza ngo n'ubwahe bwabo bwa Kivu it's okay bwabo bwa DRC at large it's okay urumva yego ariko iyo uzavamo ubutegetsi winda kwitwara nk'umutegetsi usimbuye kwizingazinga amashati nka Ciko ntacyo bifasha abakongomani urumva kwirirwa mwiharaze nk'abandi bazayirirwa bose biharagaga kandi mukabarasaba kirukanka nta kintu bimaze. Mu kuvamo regime rero kwizinyeshyamba zigomba kwitwara bitandukanye nuko abantu mbega Tshisekedi mu butu n'abandi babajije izinyeshyamba bazibera bari mu beza cyane muri politike bagiye bakurikira ko bati mu butu witwara gute iki inkoni ya mu butu kayijugunya ibazo uhuye n'inyeshyamba yo mu Ventura nk'ubu ngubu nk'aba muri FC ukabona nk'umunyapolitiki ugenda wambaye akantu ingofero y'ingwe mu mutwe wenda n'ikindi kintu runaka mbega ukabona ko afite legacy yande ya mu butu ni mu butista ariko mu revolutionnaire wakwibaza iyo revolution ya mu butu yagejeje iki kuri Kongo ariko bijyanye n'iki ubujura ejo bundi numvise ubujura buvugwa muri bamwe muri bo urumva nubwo habuza amakuru yo kubihamya en fait izinyeshyamba ubundi revolution zirwana yagombye koroha kuko bafite materiel icyo nakwita nka persone cyangwa materiel didactique ikibaho bigiraho ariko rero niba batangiye kwiharaga amantuze amapisto nayiki ibintu by'ubuzayirwa biri aho ngaho bibamari iki pisto ntawe uyikwatse wayihisha igomba guhishwa. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.